umwana wawe ari muri koma akakanya avuyemo. Abe muri koma? Yewe inkuru nziza cyane. Uyu muntu se natanguye mu ntango bamumbwira nkamupinga no mu nzira hose naje ntumva nyine ko ari umukozi w'Imana, ariko ndahaye ndabona ko ashobora kuba umukozi w'Imana. Uri gitangaza mwana, uri gitangaza cyangwa se niwe Mesiya bavuze. Uri gitangaza pe, umubare ko nshidikanijeho uyu munsi ndakwiboneye. Kubera icyo giti gitangaza. Uri gitangaza, ubone ko nagushidikanya Imana. Imana nikora byose. Simana, none si ukorera Imana? Yego. Kubona ukorera Imana ndahigukorera, kandi bazi ko Imana iba muri twebwe abakijijwe. None mwana ko twebwe basenga amadini n'amatorero ariyo twari dushingiye, ubu ntuzohavugira basi benshi kubw'ibyo. Yego ibyo koko ijuru kuri kwishugira n'abanzi benshi, ariko ntabwo byakuze gukora umurimo w'Imana. Muramura ariko amahoro wampamagaye kare neza ndategereza. Burya rero ndafite ikintu nagomba kukubwira, ntagomba kurara ntakubwiye. Byagenze gute se? Iyo nkuru sinagomba kuyirazana. Bishop, dukenyere zigume. Habaye iki se kandi? Dukenyere zigume nayo bundiho akacu karashobotse. Umuswahili yavuze ati funga mukaba. Tangiye kuntera ubwoba. Urase ugutera ubwoba? Mvuye kuraba umukozi w'Imana yadutse inaha. Wadutse? Yego. Yego. Ariko kuva nitwa Pasiteri Odas, sinabona umukozi w'Imana ameze nkawe. Yitwa ndetse aturutse? Bikayo ntawuzi ngo yitwane, nta n'uzi niyo yaturutse. Yewe ga yewe, icyo kimanuka se nicyo cyagukanze? Nta zina agira, ntagira iyo aturuka hazwi, ubwo se yagukanze mu bigenze gute? Wowe uri kuravuga uko? Nkawe nka Pasiteri Bishop, uri muravuga uko nuko utaramubona. Uramutse umubonye ibintu hose uramukwiva no kumuraba mu maso bwe biteye ubwoba. Tinya umuntu akubona muhuye ari ubwa mbere akarondora ibyawe akakubwira byose agashiraho. Ko numva ari umuraguzi w'umutwe se? Ariko Bishop, nawe koko ibyo wemera ko biba cyane rwose? Uya yewe arasenga n'ibirema bigahaguruka, impumyi zikabona, abatigeze bumva bakumva. Reka da. Hari umugore dusengana aherutse kumukiza umwana kanseri yari yaramuzengereje. Kanseri? Reka kabisa. Ibyo nanjye nabibeshye benshi ariko nyamara arasenga. Ariko niba afite amavuta koko, wumva ko afite amavuta umwizeye azagukiriza umwana wawe waheze muri koma. Uzi n'ikindi rero Bishop, n'ikindi utaruzi. Twarahuye arambwira ati Pasiteri tekana icara uruhuke, umwana wawe tuvugana aravuye muri koma. Ako kanya tanu umuntu turahaca, naciye no telefone ya madame mpamagaye ambwira ko umwana avuye muri koma yicaye. Nahise biramwemera, ndavuga ati kabisa uyu n'umukozi w'Imana, nta nubwo asanzwe. Umwana avuye muri koma? Yavuye muri koma. Imana ishimwe. Amakuru namenye yaho nyine. Ariko ndabona amasaha agiye n'ubwo wangendereye nijoro warusanze ngiye kugenda. Mfite umukozi umukristo wanjye iwanjye, twari dufitanye gahunda ku rusengero iwanjye. Reka rero ndumva najya kumureba, dore amasaha yadufashe, igihe cyawe wakishe, niyo mpamvu rwose tutaganiriye byinshi. Sawa rero Imana iguhezagire. Ngaho gerayo amahoro. Murakoze cyane. Umukozi w'Imana udasanzwe, ndashaka guhura n'uwo mukozi w'Imana kuko agomba kuzampa abakristu benshi cyane
kuko kubona abakristo benshi niko kubona agafaranga. Ngomba kumushaka tugakorana bitihise, nitudakorana agomba gupfa. Niko gahunda zimeze, agomba gupfa. Project yange ngo dukundane kabyanga. Warakoze kuba waramwangiye. Njyewe umusore ushyiraho direde wapi? Nujye ubona yashyiriyeho yambaye ibipapa agashyiraho amasogisi. Byanga kuba Imana yanjye. Byanga kuba mama wanjye yaramubonye arangije arumirwa. Mama ni umurokore ntabwo natari kumirwa. Kristo yarambwiye ati sura musore nyabu. Azakugeza kuki? Njyewe uriya ntiyakandagira mu rugo. Mama uramuzi uburyo ari umukristo. Ntabwo umuntu nkuriya yamwemerera. Usibye n'uri ushyiraho amadrede. Kandi nabonye yambara n'ibipantaro by'ibideshi. Usibye n'uri ushyiraho amadrede. N'utari amadrede mama tukumwaka. Wapisha ntabwo nabyemera. Ntise ntubizi ko mfite sheri. Byibagiwe ahari. Okay. Ariko beto wanjye nawe gukunda kwa bisigaye bigoye. Ubuze umusore wawe kumwe umusore bino. Sha wagiure. Ubusengewe umusore nshaka rega ntabwo ndamubona. Bashaka umusore wirabura, muremure, useka neza, umwe njye no kureba nkanaragana. Wow, ariko uzamwiremera ngira. Umva kandi ikindi, agomba kuba afite n'amafaranga. Wakeretse n'umwiremera kuko biragoye kumubona. Ariko se kunyihebesha nkiri mutoya. Urabona ikibura ari iki? Ndasenga, data na mama bakoreye Imana, yewe ndi mwiza, siniba, sindoga. Gute ntamubona se? Ariko man, ugira ngo sibyo birahagije. Ikibura ni iki se? Ko byose mbyujuje. Shawushyiraho kondisiyo zigoye cyane munaniza Imana. Ubu rero ugasanga uriya musore wujuje biriya byose bisa ngo uri mwiza, ngo urasenga, ngo yego. Ese abantu bose bajya bambwira ngo kugendana n'umukobwa ngo ni mwiza cyane, nta mukobwa ngo bazamuzanye kuri eglise tukajya gusenga. Ngewe ibintu by'abarokore sinzi rwose. Gusa nzabitekerezaho. Okay. No, gusa ngewe ntabwo nirata pe. Imana bose niyo yabaremye ndabyumva, ariko reka nkubwire, ugiye kumerera nka mama, ujye umbwira ngo nimpitemo ka gasore ko kwa runaka sinzi niba unakazi. Mama nawe wagira ngo yarandambiye. Sinzi impamvu ababimbwira buriya. Uzi ko yirirwa ambwira ngo naragumiye ngo nabuze umugabo ngo nzahitemo uwo mbonye. Ngiye mfa gufata uwo mbonye se kubera iki? Uwo nshaka ngenda muzi. Nyine ubwo waragumiwe. Kareka ubona mama wundi adakeneye umwuzukuru. Agireka ibya bindi byawe ushaka amafaranga. Ntawe uzabona. Abo ni nk'abandi nyine b'amadrede udakeneye. Koko mana. Ubwo ugiye kumera nka mujyi umbwira ngo njye nemera wa muhungu wo kwa Alphonse. Nako sinshaka no kumuvuga. Wowe undi mugufiya. Kago mukagufi ko kwa Alphonse sha. Sinubeshye nanjye nubwo uzi uzano kangera noneho. Ni hano ku rutugu neza. Shatsigaye numva bavuga ngo abantu turi bagufiya ngo turi amapinera. Yego koma. Icyo kora wowe uri mugufi. Umugabo muremure ntabwo wamugura wo. Ariko ngiye kugira ngo mbone umusore muremure ni ikibazo. Uzamwemerere. Uriya mama we yabonye afite gahunda kandi anasenga. Urabizi ko acuranga no mu rusengero. Singiye kubeshya. Uretse no kumwemera sinagendana nawe. Cyane rwose. Kope tusigara umwibona. Kutuvuga ntabwo wagendana nawe ntabwo ari umuntu nkawe. Imana imbabarire si ukwirata ariko siniyumvamo na gato. Ntabwo mwiyumvamo cyane rwose. Ngo Kristo. Uzi ko umaze kubenga abasore benshi. Cyane rwose. Keretse wowe n'umwiremera hasi. Ahubwo rero simero gukundana na ka gahungu bakita mu kida. Bishari bigeze ibyanyu. Bishari. Ka gahungu mwakuranye. Shari bari nuko twakuranye na Rishari. Nyine nuko dusengana twanakuranye n'ababyeyi baziranye ariko abana nta gahunda y'amago. Ahubwo mugira mutwereke ibirori ubwo urashaka ngo rero ngo simbi kubazeho. Mutwereke ibirori bigeze he? Ibirori se shaka ngo bikigera baracyakora ubukwe. Ahubwo hari undi musore ushaka ko leta dusenga. Wamwemereye se niba unafite gahunda y'ubukwe? Se wowe icy'ingenzi ni ubukwe. Ikibazo simukunda nikundira
buriya mu rugo bakunda kariya se urabona kazakugeza kuki yansigaye nyine n'isoni zo kubivuga kuvuga nuko yitwa ngo ni ibiki ego yewe umva kariya gahungu uzakareke emera uwo mu rusengero niba afite gahunda agushyire mu rugo nta bintu byo kugutinza ikibazo rero n'abahungu bo mu rusengero basigaye barabaye indaya Betty yego mama yewe ndagushaka kuko gira hino buriya wawe nawe shaka mureke tumenye habiri shaka ngwino niherekereze ndumva bitoroshye pe iby'uwo muhungu yewe shasanga aho tumenye habiri ubwo nawe kwa kangahe kuwa gatanu tujye gusenga kwa kingi wa mugani wa Jake okay nta kibazo kananye nitabe mama numva icyo nshakira okay sawa urugendo rwiza bye imana ibane nawe yego nawe nshaka nanjye kuzanyigisha ukuntu ziriya gahunda zikora ku buryo mu gihe wajya baza ugasanga udahari nanjye najya mbafasha wowe urabyumva gute iwacu nahitamo umukire ndashinga itorero ryewe rya danje ubundi bw'amafaranga ntiyabone ibya kazi sizamfasha iriya banga ryo nanjye ndabishaka zikora ibintu byananiye abandi bantu bose nanjye narumva kabisa siko muri iki gihe abantu bose agomba gusenga senga se gusenga cyane imana igakunda ntacyo wenda ubwo turi kumwe hari icyo bizamfasha byose fata ntabwo gashyire hariya karangiye ariko ibizamberetse rero nanjye shaka nanjye kuzaba icyamama cyo mu masengero ntabwo imana ikinishwa isaba amasengesho menshi kugira ngo igere imbere ba bantu rero bahora bahamagara abantu twibereye mu mirimo ugasanga barimo barakomanga buri kanya hakareba n'akazi umuntu nuko atararangiza kuko njye ngiye kuba mbihorera mbabare noneho nagira abandi bantu bazi atugize amasaha yo kurya tubanze twirire bazi asanga ari kumwe sibyo hari ikibazo Jay uzamenya ryari ko umuntu ari nk'uyu kuko inzara ikurya ni nako nawe imurya shaka batwibeshye urugo Bishop nahangaha na cyo gitoki narakirere cyane kandi si besha pe je narabatijwe nitwa Deo ndibuka icyo gihe nabatijwe ari ku munsi wo ku cyumweru mu mazi menshi none se ko numva badafungura Asha ndabyibuka si besha nabatijwe ari ku cyumweru ndabona nitwa Deo niko Samete ko naherekare numva mumura vuga cyane turashaka nyurugo wahangaha mbere yuko se mushaka nyurugo muri bande muturutse muri Bishop sha na hose baranze Bishop usabashinzwe akora iki se kugira ngo uze wumva ko turashaka nyurugo wahangaha arahari arahari ni muramushakira nahangaha Bishop naha pe yewe nakubwiye ko nabatijwe ari ku munsi wo ku cyumweru ariko ndishimye kubafasha sibyo haramwikwarira n'ibitabo n'ibipapuro n'ibiki byose wagera muri imutse ntawe se muje kumugira nabi ndabanza ariko ndebe icyo gikapu kintu kiri turakoze b'Imana nakubwiye ko ndi Bishop ina hose baranze ambere ikintu ngiye kubakorera sibyo ikintu cya mbere ngiye kubafasha sibyo wenda muje mu masaha y'akazi turi mu kazi nawe ntabwo ari kubona ufite amatsiko y'iki gikapu harimo inkota y'ino inkota iyo muza mwitwaye gutyo byari koroha noneho ndi ku ruganda zimeze mu dusuye rero turi muri gahunda z'imirimo mu rugo sibyo ntabwo ari kuboneka ntabwo ari kugera gute ariko afite utundi turimo arimo twa turimo kuroza ibyombo ntabwo rero ubu ntabwo yaroza ibyombo turi mu rugo mu rugo kereka niba ari bo mudashobora niba wenda mutamushaka cyangwa se mutamukeneye naha haguye umutipe nawe ari kudutera
batinza ntabwo uri kubatinza ngiye bafite amasaha n'ibintu byose ngenderaho sibyo okay ariko ngiye kubafungurira ariko ikindi gihe mujye mubanza mumenyeshe umuntu sibyo ubwo rurimo amavuta kubeshya wowe nta kibazo ni muzi karibu noneho mukinjira nawe injira nta kibazo wicare muri ihangana rero mu kanya gato dufite sibyo tugakoresha neza aje mubarebere sibyo ntugire ikibazo ntihagire ubahubuka hari impamvu Gambiki mwalimu na bani na mahara timishwa n'imigo guteye gukora ibigeragezo nabyo wabiraza gushira yego mukozi w'Imana stare ko duseye nijoro turasuye nijoro no kwihangana ndanyita Bishop Bagambiki nkaba ntuye muri no quartier mpamaze igihe nkaba mfite n'urusengero rwanjye nyobora rwanjye bambwiye ko ngo hano muri no quartier hari umukozi w'Imana mushyashya w'amavuta nifuza ko twabagenda niyo mpamvu tubagendereye nijoro numva hagati aho ngaho mfite igiterane mu itorero iwanjye kizahuza abayoboke benshi n'abakozi b'Imana benshi bafite amavuta bakaba barambwiye ngo ufite amavuta nifuza ko nabatumira mu itariki ziri imbere zizaza mukaza mugakora ibitangaza numvishe bambwiye ubwo nibagiye twari kuzana video yo gutwaramo amavuta yego mugakora ibitangaza abantu bakabibona nimukora ibitangaza mu rusengero iwanjye bizantera ishema abakristo benshi mbabone itorero ryanjye ryaguke ni muri ubwo buryo rero twifuje kugira gute kubatumira byaba amahire muze mutubwiye ko muzaba muhari byabishimisha ariko ndumva nta kintu kizatuma muzaba mudahari kuri uwo munsi ntabwo nzaboneka kuko mfite imirimo myinshi nahamagara yo gukora aho guca bugufi ngo usengere kuko numvishe bugarijwe insengere fukamudambure ibiganza niko ukwiye kubohoka fukame wowe urinde undamburaho ibiganza niko ukwiye kubohoka fukame undamburaho ibiganza wowe